hano ngiye kumurega kuri RIB icyambere hari uwabikoze ariko rero usibye kubera izi mbaraga mbaye nzifite arizo mbyinisha cyo kora ikintu iyi niyo bita AI ubundi iyo niyo ya nyayo Slim Jesus ano ariko ngo harimo ibihangano ngo igihangano cya cibi n'igihangano cyabaye kikunda ko ahubwo nakubonye ukibyinnye ngeze ko bakikubyinishije da bakikubyinishije we ngo bakubwira ubwenge buhangano by ni AI nyine nikirimo imbyinisha ntago ndakibona ese usko bundi iyo ndirimbo ntayazi tuvuge ko taratambuka bari kwicura inshaka kuba nzi ko ari ariko ntaramenya ngo niyihe indirimbo yitwa ngo aragitose ijambo bwariyo ntirigoye ashobora kugora amagambo ibisobanuro n'ubundi ibisobanuro nibyo bigoranye uko wumva iryo jambo rero nibirimo imbere ntaho bitandukaniye abahanzi burya batwarwa n'ibirimo kuba kandi hagira umuntu wataka uwo mwana cyangwa uwo mukobwa sinzi niba ari umuhungu niba ari umukobwa cyangwa umugabo kubera ko dutuye mu isi imeze ityo wumve man bebe wumve ngo ko bwiza bwawe ko nzobe yawe man ufite icyo urusha abandi bakobwa murakoze cyane yes ubu ngubu ndi kumwe n'uwo bita Taff ni umwe mu basitari bagezweho muri iyi minsi akaba ari padiri harya ni padiri nabonye warabaye pasiteri nabaye pasiteri usigaye ndo umupfubuzi mbese ngo ni imirimo yose ishoboka ubukozi bw'Imana ubu kuva none kujya unabyemere nyuma yuko za kwakira agakizwa ubu kano kanya ejo bundi ku cyumweru nzabatiza umugore wa mukobwa bita Diane yaravuze ati ibyaha byose ngo bisa hasi muri envelope nzamubatiza kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yesu yaje babatirije umuriro ngo ariko hari uzaza ababatirisha iki amazi menshi uwo niwe ninde niwe Jesus ya neza ngo niwe Taff oya yo ariko turebe ukuntu muri iyi minsi twakongera gukorana ariko ku manywa none nta kibazo koko ijoro ryo amajoro nanjye ndagenda nyasezerera yego Taff umeze gute shameze neza cyane kabisa ndashima Imana cyane kubyo harabona vango ndashima Imana nk'abantu benshi nyongeye ndashima Imana nk'ikira hamwe nagara abantu benshi kubera ko urabona twaje muri show y'umupapa nako no comedian mukuru respect bro bakaba bamwita Papa Savant nyine yatwaje muri show yiwe ariko iyi show yiwe ngiye irashimishije cyane hakaba hari movie ndebye cyane kanshi hagiye movie ngo yitwa bayita What a Day urabisobanuye iki What a Day ni ukuvuga ko vango mu yindi minsi tu What a Day ni hazamo What a Day Another Day indimi ibintu ngibyo bikegena bikivanga ariko iyo movie nziza cyane akataraboneka ndayikunze pe ubugikozemo uburyo bayatinzemo ubugikozemo mbese mari ni film ishobora kuzaba izaba nk'ifilimi nka filimi y'imuzamahanga ku buryo isi yose ishobora kuzayigura bro ariko nawe nigeze kukubona muri filime wakinaga muri filime bita Wayimi kutagikinamo Wayimi njyewe naje kubwara ubwonko maze kubwara ubwonko bwanjye babuha ibitaro tuvugana ubu ubwonko bwanjye bwawe bumaze nk'imyaka 3 mu bitaro ariko ubu kano kanya baransezereye nkubwire ngo kano kanya ejo bundi muri Wayimi nzagaruka kandi ikibazo cyaje kubaho wa mwacteur wa ndushinzwe kwacting nako wa mwacteur hari we wa ndi twakubinactinzemo ndimo ndamukubita kuna abakobwa bagukunda Taff bakunda basuje cyane nabo nukuvango noneho wa mujama ndaramukubise bimutera ikibazo gikomeye nawe ajya kwa muganga ari mu bitaro ariko ejo bundi nava mu bitaro Wayimi cyangwa se kubera iki njyewe turi tayari ya ejo nakubonye mu ndirimbo ya Trap muri video y'indirimbo Trap mwahuye gute kugira ngo ujye mu mashusho y'indirimbo yiwe Trap promo uramujama ngiye kwisi nakoze kubivuga kenshi uramuci twiganya hari mu ndangaburezi ya CEO yarahise cyane hari yahize yageni P1 cyangwa ni mundangaburezi nagaba P1 ni za nusone za secondaire ya mu yisumbuye bro yahize twariganye igice cya mbere igice cya kabiri igice cya gatatu mani mubwire ngo mani uramuci ni umwe mu bantu ngiye nakunze kwitangaza kenshi mani CEO yari umujema ukunda kwimenyereza iwe mani nago jyaga muri katine najyaga akunda kwiteza ibyana ameze nka Papa Sava bro po ameze nka Papa Sava zimya asa jita wundi wowe Papa Sava mwigiraho iki ngiye Papa Sava ni umukomedian mukuru cyane ngiyewe icyo mwigiraho ni umwe mu bantu azi kwactinga neza bro azi kwactinga neza kandi ibintu akora ubu ubona ko abishyiramo IQ yes akoresha ubwenge bwinshi sinzi niba afite abajyanama ariko icyo mpamya neza nuko Papa Sava man ngiye namumenye ngiye kujya nabyemere mani
ndi hari Madrid cyaje nagiye ku ishuri najyaga nkunda gukurikiza amavizi yiwe harimo ba Kibonke n'abandi bantu bagiye batandukanye mani nje nakunze kubikurikirana cyane njyaga gukunda kudukorera ijoro akadukora n'umunsi mani niho hano mumenye cyane nanjye sohoka mfite inzara mfite inyota mfite mvuga ngo ese Imana izamfashe muri na Papa Sava none Imana yabikoze ku itariki y'uyu munsi ariyo tariki 30 turahuye duhuye live ari umukomedian mukuru dufite respect namwe tanga fante muri comedy gere biharaniye bro unavuga ngamazi y'ibyuzi ntabwo uramugwa mbeshe cyane ahubwo ngura ngo Papa Sava niwe muntu mu bantu gere biharaniye yarabigendeye yaraye amajoro yaratutubikanye yarasenze mane yaremeye akora igishoboka cyose kugira ngo ikomedi cyangwa se icyo bita komedian mu gihugu cy'u Rwanda ibiri kuri standa ni standa cyangwa ni igitanda kiri hejuru cyane yes Jita bari baragufungiye iki ngiye bamfungiye ibiyobyabwenge kuko nakunda gukoresha kwinywera akababa cyane ariko nyuma yo kuza kukanywa nza kwisanga ndi mu maboko atara yanjye ariko ibyo byose ngiye nakunze kubitanga skisha navuze ni ntago ikibazo cyari leta ahubwo ikibazo ngiye Taff iyo ukoze ibinyine bidanye Kiramani namusuje cyane Kiramani we ndagusuje cyane bro nawe ahubwo mani ibintu bitangazana kwa Papa Sava haje ibyamamare ba Kiramani haje ibyamamare n'abandi abantu bagiye baramanuka baratutubikana ubu tuvugana hano hantu ngiye mu bintu bibaho byose ndumva nishimye pe sinigeze nishima mu buzima bwanjye ariko isho ndishimye ntabwo nigiza wenda njya kuri stage ngo performing ariko ibintu mbaye Papa Sava namushimire cyane anguriye agafanta ndamushimire cyane yanguriye akabyere ka skoro 5 anguriye yane rya kamatukozira no kugaruka n'umugabo cyane anguriye nukuvanga umunsi ankoreye ijoro ankoreye n'amanywa ejo nzananywa icyo nazako ntabwo nzajya mu ndama amafaranga Papa Sava maye ariko nkubwire ngo respect brother garuka kugura indaryari hashize nk'imyaka 3 umuntu wagutunguye mu bantu babonye hano bose umuntu wagutunguye ninde umuntu wanunguye cyane ni ukuvuga ngo ino show ubonye ukumva urishimye nyine nasanzemo baba comedian bose bari bahari umuntu nabonye ni Pirate na Muhinde umwana w'umukobwa yakitinga neza cyane nawe nyine ngiye kuvuga byinshi cyeka habaye gututubikana baretse mwana kirifoto ariko mungu bro reka umwana ni amafoto bebe wumve man bebe wumve ngo ko bwiza bwawe ko nzobe yawe man ufite icyurusha abandi bakobwa murakoze cyane Aisha umeze neza stream filime ya Papa Sava ibonye ute ni nziza ariko shayirangiye dugifite amatsiko y'ibigomba gukurikira twumvaga kumba kuba ubutabera akazafungwa akaburana ukuntu natazi n'ibyo cy'icyo gikapu ariko nyine agashinjwa ko yari yibye nabyo ni icyaha yari yibye ikintu ariko icyari kirimo ni iki kizibiti cyatari ariko yakoze show nziza cyane ari akantu yangura n'umukobwa hari ubugabo nka butatu yajyana bunangura ndibaza muri part 2 ibintu bizabaho mana ira filimi abantu bazanarira ese ni ryari uzakora filime yawe jewe filime yanjye ariko nari nyifite yararangiye ngiye gutangira iyindi mu cyumweru gitaha kuwa mbere dufite shoot y'abantu nakoresheje casting ntago kuvuga irangira kuko yawe na Sharon narayibonye zose rero ntago yabimeze gutya neza cyane izandi zirangira zisanzwe ariko ntago ndayiteganya ngiye gukora seri nayo tuzabategurira bihangane nkwaze kino kibazo ejo hari umunsi ni umunsi w'ubukwe bw'inshuti yawe Miki ariko n'inshuti yawe yagiye mu murenge ejo bundi na nshuti ya hafi ariko barimo barayitera imijugujugu bayivuga nabi nani uri kumufasha iki muri iyi minsi icy'ingenzi ni uko yakoze ubukwe buri ku mugaragaro akajya mu murenge byemewe n'amategeko ibyo bamuteramo imijugujugu yose agomba kubaka rugakomera yahisemo uriya mugabo abireba ibintu byose bari kuvuga abizi haba harimo ikintu cyitwa urukundo so nahangane na social media biba bigoye nyine ku muntu bwa mbere batangiye gutesha umutwe nk'ukuntu nanjye na ibintu by'amagweja byaje bikanesha umutwe ariko nana ubaka urugo rwawe umugabo aragukunda n'uwawe nta wundi mumusangiye uzakora ubukwe ryari inshallah
nimbona umugabo nanjye. Nubona umugabo arahari? Ari hehe? Nabonye kwa Tayikuni uvuga ko hari ugenda mu gitondo agusezeye. Sha. Uracyabitekereza? Mama nta gahunda afite. Sawa rero sha. Urakoze cyane. Nawe. Twikomereze. Nabonye na Ndimbati ariko. Ndimbati ni umuniga yanjye uranda mpuzana twahuriye kabisa. Arantu mwahuriye? Ni umuntu w'umugabo cyane. Wari ukonje ariko ibonye abakobwa ugira ubwoba? Nyine njyerega ndarwaye man, njye ngira ikibazo cyabo abakobwa ngiye mbabonye ndatitira nyine ndirwarira ko Imana yagiye zamfashe ndimo ndivuza hagiye nzakina najya mbabona najya ngashamaduka nyine nkamera nk'abandi bahungu. Je man kiko ni mukobwa nsuye man njya kure man. Ha mukobwa uje undi wansuye arumirwa avuga atako mwakubaho koko. Haravuga ati ni umwana w'umuhungu niwe muntu wa mbere mbonye ku isi ubona abakobwa nashimadake ngatitire ugasanga ngapipi ari ukuntu umuntu ushanga ngapipi kabimya no mu mupira njyana ukajya kabyima agapipi kanje karirwariye ariko ikintu cya mbere nago ikigamije ari agapipi ahubwo ikintu cya mbere nuko tugomba guha abantu show tukabaha ibintu bisanzwe ariko bro ushatse wananyura burije bro. Nago cyubona ni ikibazo kimwe cyanyuma n'ubundi nashaka kukubaza uwo bita Nzovu ubushize nagiye kubona mbona yakoze ubukwe n'uwo bitaga ngo nimba ari Kanyana wanje no Mex wanje ngo ya nuko ngo Nzovu yagutwaye umugore ejo bundi nabonye Nzovu afite n'undi mugore birirwa barwana uriya we nawe wazamutwaye ukamukura mu nzu ngereka ngusu kuri bro umugore wa Nzovu namwita nyine sinzi uburyo nabivugamo koko uriya no mukotete forensa ubu forensa bwiwe rero kotete yiwe no kuvangwa iriya ubundi iriya game ni game yapanzwe n'umugabo bita Nyamabondo we yaragiye apanga gahunda koko yamaze kumekinga shuwa ko Nyamabondo ari amafaranga agiye gukura mu itsinda koko nuzana ko Inzovu ifite ko yagiye gukura 15 mu itsinda aragishije mu muntu aravuga ati ngewe reka zinanjye ngupangire ahita muteza irandaya ariyo bita Kararisi yamaze gutanuka n'abagabo 15 urumva umugabo wa nyuma yamusigiye amayiswime ubu ngubu Inzovu yanaguze iswime y'umugabo we isabune y'umugabo yakarabaga niyo Nzovu agaraba isahani umugabo yagiriragaho bwa mbere mu ex we niyo Nzovu ariraho ibase yakaraberagamo niyo yakarabiramo imbyino z'umugabo we nizakaraba mana yanjye we Inzovu isibye kuba yararozwe nakiri kintu Inzovu yikiza kutangaza ikintu kimwe haje umugore we ari wo bita mama nde mama niba Sandrine mama Sando bamuteretse kuri Exiraji mani baramubaza ati se mama Sandrine uri tayari guhura no kubana n'umugabo w'ibita Nzovu mama Sinda vati nge ngukuriyagaho ku maso urumva yagakwiye ku maso abagabo kuri ku kibuno nge ntago nabikora ni mu mvugo nyandagaza yakuyagaho kuki ku maso aragishambwa ati nge sinshobora kubana nawe kuko Nzovu ni ndaya Nzovu ni mwarimu wanjye yanyigishije kujya mu ndaya anyigisha ukuntu bagura agakingirizo anyigisha ukuntu ngomba kujya ndongora narongoreraho anyigisha ukuntu mukuboko kugendana indaya 3 mu nzu imwe urumva arangije mama Sandrine avati nge ndagukarabye Nyamabondo ahita abona ko gahunda ziwe zipfuye ahita mutamo irandaye ariyo bita nde Kararisi ni ukuvuga ngo nuza Inzovu yitangarije ko umunsi umugore azashaka akamutesha umutwe ngaziyahura naramuka yiyahuye muzamenye ko nyiraba yazana rinde ni Nyamabondo ura n'umurozi niyo murozi dufite muri social media umuntu ujya gutinyuka agafata game nk'iriya mani umuntu ibone miliyoni 12 mani wagapanga gahunda kugira ngo agire gute umuhungu atumutwe namara gututubikana umutwe ari kumuvango uyu ni umutekamutwe we si umutekamutwe ni umutekamaboko ni umutekanzara ni umutekagisiga ni umutekahene ni umutekambata mani ndamukarabye nasaba ngo Nzovu ari hafi kwiyahura mu musengere afite abagore 3 mu nzu imwe hari indaya 200 zirimo ziramwirukaho hari prudence abafite amakarita 3 ya prudence ari mideni izo prudence rimwe arazishizwa ni credit afite ya prudence brother abandi bajya credit y'inzu abandi bakajya credit nuza ariko ubungwa bitewe nuko ari overall mu busambanyi afite credit y'iki ya prudence hari amabanki arimo aramwishyuza bagiye guteza cyane ari ibintu bye byose yaratambutse ese Jita ni ikihe kintu wicuza mu buzima bwawe yego ni ikihe kintu wicuza mu buzima bwawe njyewe ubu ngubu ikintu nicuza ni uko natinze kujya imihanda iyo nza kujya imihanda
byari kumfasha cyane kurushaho ariko nanone y'amana ngo igutinze iragutegera papa Sava ndashaka ko kuri kamera namubwana namusuhuza rwose mugira ako nabazi urumva natambuka nta kibazo turamubwira ariko twakoze ikiganiro kirekire ntabwo gikundwa twakoze kirekire ariko nta kibazo cyeka nimba utifuza kumusuhuza atambutse papa Sava banamusanga nahariya tukamusuhuza tukamusanga nahariya twegera ari arifuza kugusuza kuri kamera Taff ngo aragukunda cyane nanjye ndamukunda kabisa ntago tuziranye ubuso bwa mbere duhuye nubwo bwa mbere duhuye ariko papa Sava namukunze akantu kamwe wa mugabo bita NN niba ari NNIY wa wundi ukora cya kigana akororinga akakwereka amafoto yamweretse ifoto ya Taff arayije papa aragenda anereka ku isi yose ba Obama baramenya ba Bush baramenya ibyebe biramenya abarozi baramenya abanyabasengesho baramenya arababwira tuyiniwe mukote tefure wese dufite mu Rwanda avataramusa arwaye ibitaro byahomba farumasi zakwimuka ariko nubyumva neza mvuga turamene amen byagukoze ku mutima courage rero merci Taff warusanzwe umuzi ntago tuziranye ntago muziranye ndeba ibikorwa bye uratekereza kuzamushyira nko muri filime umunsi umwe byiza se kubera iki byabo kubera iki bitaba nyine ikintu cya mbere kibaho muri filime ni script iyo script wayipanze ukaba ukeneye umuntu umeze nk'uyu ni ubanza kukuba wamumenya nta kibazo kiba gihari I'm very nice no kuvanga umubyeyi ubwo no kuvanga noneho mbaye icyamamare byanyabye ibintu avugiye kuri kamera ntago ejo nyuma ya kamera yabyanga yaco nacu bayita Stream Jesus TV nkubwire ngo ku bantu bari badukurikiye ndabasezeye habayo iby'ibyishimo mwumva akagacano na agacano k'abanyarwanda agacano k'abirabura agacano k'abaririmbyi agacano k'abapasteri agacano k'abakobwa beza agacano k'abadiaspora nyamuneka ikintu sabwe n'ikintu kirimo cyonyine ibuke gukora subscribe ariko nanjye mbere yuko nanjye ngutamo Taff nafunguye agacano kitwa Taff official nzazanireka indirimbo gusa nyamuneka nawe Taff mwikundira uzahanyarukire ukore subscribe hanyuma twibanire umunsi kundi alright turabakunda cyane bibaye ngombwa wazimya kamera zimya kamera